Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. Ntumbwire ngo waburaga ko wasubizaga mugenzi wawe ku kintu utabashije kumva. Ntumbwire ko waburaga kumusubiza, ariko aka kanya ugiye kubona uko wamusubiza uramutse utumvisha icyo yakubwiye. Hari igihe bavugaga ngo repeat again, cyangwa se turn what you say, turn back what you say, cyangwa se ukavuga ngo again. Reka nkuhe interuro nziza rero irambuye ibisobanuro. You need to explain that to me again. You need to explain that to me again. Ntabwo ntuzibeshye ngo uvuge ngo you need to explain that me again. Ugomba gushyiraho iriya tu, kuko n'umuntu iri tu ikoreshwa uri gukoresha ikintu kiri hehe, kiri mu yindi ntera. You need to explain, cyangwa se explain that to me again. Nyeneye ko mwansubiriramo nanone. Apana kuvuga ngo again. Okay, nabyo ni short form. Ariko mu buryo buri long form ugomba gukoresha you need to explain that to me again. May you explain that to me again. Mwabinsubiriramo ibyo mwambwiraga. Mwabinsubiriramo ko ntari kubyumva neza. I am not listening very well. I am not listening very well. I am not understand what you say, like that. I forgot what you told me. I forgot what you told me. Told the verb to tell. I forgot what you told me. Nibagiwe ibyo mwambwiye. Ushobora kuba wamenyeshejwe yuko urajya kurangura ibintu birenze bitatu, ukibuka bibiri cyangwa se we ukishyiriramo ibindi batakubwiye, ariko ukibuka yuko byanga byemera ugi gukekeranya ku byo bakubwiye utari kubyumva, utabyumvishe neza. Uzahita uhamagara ati hello, may you explain that to me again. I forgot what you told me. Nibagiwe rwose ibyo wambwiye. Mbabarira rwose umbwire. Mbabarira umbwire ibyo wagize gute wari wambwiye, kuko nibagiwe. Nta muntu utibagirwa rero, bityo niyo mpamvu tuvuga gutyo, tukavuga ngo I forgot what you told me. Niba nawe ukunda kwibagirwa rero, hano hari utugambo uhise ufata twakugirira umumaro mu nyunganizi ya sentence warusanganye. Okay, twakomeje. Which means he needs to explain again. 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 Niyo mpamvu cyangwa se bivuze ko akeneye gusubirirwamo. Wavuga ngo niyo mpamvu, wavuga ngo bivuze ko akeneye gusubirirwamo
cyambere no kuba watanze iki SMS, which means cyangwa se that's the reason why, niyo mpamvu, cyangwa se it means, cyangwa se means. Ushobora gukoresha short form cyangwa se long form, nabyo ni uburenganzira bwawe bitewe n'umwanya mufitanye muri kuganira na muri gusharingana ibiganiro. Wa muntu we rero ibi bintu byiteho kugira ngo nawe bigube byagufasha mu byo ukeneye kugeraho. Ahangaha rero urabona ko wabonyemo interuro nziza cyane zakugirira umumaro. Explain again. Explain ni ugusobanurirwa. Ariko uvuze ngo tell me again, mbwira nanone, ongera umbwire. Uzajya ubona kari akajambo again, never again, never give up, ntugacike intege cyangwa se n'ibizongera. Never again. Again bikoreshwa mu bintu byinshi. Niyo mpamvu rero hagatangaha iri jambo ugomba kurifata rikakugirira umumaro, hato utazajya uvuga ukibagirwa ikintu mu nteruro kandi wakibonyemo hano. Ushobora kuvuga ngo which means, reka mbishime ko ubivuze, ariko se uri kubibwira ashobora kuba asobanukiwe icyongereza cyane kukurusha. Which means, oya, ugomba kuvuga which means. Means uzavuga nk'uri kuvuga igihekane cyanta, means, which means. Niyo mpamvu hariya tutavuze needs, tuvuga needs. Needs. He needs to explain again. He needs explain again. Ubwo rero hagati aho ngaho be careful, byitondere. Ndakwinginze rero ukurikire iri somo rigufitiye akamaro, hato utazagira gute, utazajya uvuga ibintu bidasobanutse mu cyongereza. Hano barakubwira ngo you make me smile every day. Akajambo wibuke ko hari indi somo twakizemo, ariko karavuga ngo you make me smile every time when I see you. You make me smile every time when I see you. Yeah, when I'm on my way coming, I think I can meet my girlfriend. When you meet your girlfriend, immediately you can make smile. You can make smile. Immediately you can greetings him, and then to ask him information from her heart. Yeah. And then to continue topic, to ask him more information. Yes. Ubwo bazakomeza basangiza ibiganiro bavugane, kubera ko ni umukobwa w'inshuti ye bakundana, umuhungu n'umukobwa. Ubwo hagati aho rero niyo mpamvu ira smile zabibonekamo. Niyo mpamvu bavuga ngo you make me smile every time when I see you. Unera kumwenyura buri uko nkubonye. Ariko ahangaha twavuze ngo you make me smile every day. Unera kumwenyura buri munsi. Uwo muntu rero gutera kumwenyura buri munsi, afera attention, azaba ari umuntu w'indashyikirwa kuri wowe, kuko igihe cyose uba wumva umwishimiye. Niyo mpamvu azaba gutera iki? Smile. Smile. Ariko umunsi atazaba gutera smile, azaba ari kugutera smiles. Na smile zabi hari umunsi byabaye smiles. Ubwo rero azaba yabaye nka angry no kurakara. Twakomeje. You must learn a new every day. You must learn something every day. You must catch a new every day. You must change your work. Ugomba guhindura, cyangwa se ugomba kwiga igishya buri munsi. Niyo mpamvu hano tukubwira ngo you must learn a new every day. Every day ni buri munsi. Ugomba rero kwiga ikintu gishya buri munsi. Wabyumvishe neza? Twakomeje. Hano barakubwira ngo I don't work
under pressure. I don't work under pressure. Pressure muzi cyari cyo? Pressure. Speed up. Hurriedly. Quickly. Ikintu gikora mbese uri sharp ariko under pressure tuyigereranya nko kukubwira wakukoreshaga tunambwene mbese yumva nta santima gufitiye we kora ibi wava kugikora akakubwira ati ngwino ukore niki wava yo akakubwira bayo ukore niki komeza ukore niki ngiye kigira bwangu iminota yaducikanye kandi hari cyari kare kandi n'umwanya urahari wo kuba twakwitondera n'ubundi ukabirangiza utiriwe uzutazota gutyo. Niyo mpamvu bakubwiye ngo I don't work under pressure. Sinkora ku mbaraga cyangwa se ku gitsure cyangwa se ku mbaraga zawe n'ibindi. Hagati aho rero wameze kubona ako kajambo nk'umuntu agukoresha nabi cyangwa se akagukoresha mu buryo bugoranye butumvikana, uzamubwira ati I don't work under pressure. My friend, I want you to do step by step kugira ngo unoze akazi kawe rero uzagakora neza witonze, kuko nugahubukira uzasanga wanangije byinshi. Be careful. Byitondere rero kugira ngo batazagukoresha amakosa. Hagati aho ngaho rero muri wowe niwe uzagira uko ubigena. Yes, thank you very much for doing that. Murakoze rero kuba mwakoze icyo gikorwa cyo kuba mwadukurikiranye aya masomo. Ndizera yuko agiye kubagirira akamaro. Murakoze, tubifurije andi masomo ari imbere.